Nongere mbashimire cyane mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko nsuhuze abantu mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ndabizi ko muri benshi cyane mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko kandi namwe muri ku mugabane wa Buraya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, abanyarwanda ni benshi cyane baba muri ibyo bihugu. Reka mbaye ikaze rero nshimira cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe cyangwa se s'abonner, ariko nawe mutarabikora reka nambabwire ngo kubikora biroroshye cyane kureba mu kwego kuri yanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner ugakanda kuzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ahita kugeraho ako kanya. Reka tuganire ku bantu babiri, ngiye kuganira kuri Tito Rutaremara, nganire no kuri Madame Scovia Umutesi, umunyamakuru wimazemo igihe kitari gito, akaba n'umuyobozi wa Rwanda Media Commission, rwego rw'abanyamakuru rwigenzura. Uyu Dr Leho witwa Tito Rutaremara ni Dr ntasenga, ntiyambara cravate. Uyu ni umwihariko rero wa Tito Rutaremara. Ni inkuru rero yagarutsweho n'abantu benshi cyane ikuwe mu kiganiro yagiranye na kimwe bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muyobozi w'urwego rw'abagize urubuga rw'ishanwama rw'inararibonye bwana Tito Rutaremara ku itariki 20/25 yujuje imyaka 81 y'amavuko. Ni imyaka yaranzwe n'uruhurirane rw'amateka mabi n'ameza kuko yamaze imyaka myinshi cyane mu buhunzi, ariko anamara indi abona u Rwanda arwongera kwibaka rugatera imbere ku muvuduko udasanzwe. Tito Rutaremara yavukiye Ikiziguro mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Tariki 21 Ugushyingo umwaka w'1944 yahize amashuri abanza, yiga yisumbuye mu seminari ya Rwesero ndetse muri Collège Saint André, ahagarika amasomo ageze mu mwaka wa nyuma. Mu kiganiro na KP Media, Rutaremara yagize ati muri Saint André nahize imyaka 2, ngenda nari ntangiye rero undi muri cya gihembwe cya mbere. Uziko ibihembwe ati byatangiraga mu kwezi kwa 9, ngeze iwacu nsanga barahunze. Yasobanuye ko akigera mu buhungiro we n'izindi mpunzi abanyarwanda babanje kuba hafi y'umupaka bakazinga, nyuma y'umwaka bimurirwa mu mashyamba ya Nyakivara, naho bahamara imyaka igera kuri 4 bategereje gutaha. Tito Rutaremara yavuze ko mu gihe bari mu nkambi ya Nyakivara batangiye kwigisha abana gusoma no kwandika, bakabikora mu bushobozi buke bari bafite kuko abarimu bakoreshaga imyumbati y'imivunde, abanyeshuri bakandikisha uduti ku bibero. Ati mwaka w'1935 nabonye ishuri ry'abarimu ahitwa Ibanda muri Ankole, tuvayo noneho tuza kwigisha aho ngaho. Icyo gihe rero ndibuka nubwo ati ibintu byari bikiri bike ugasanga ayo mashuri yacu anatsinda neza cyane, byageze aho ahagarika kwigisha ajya kwiga mu ishuri rikuru nderabarezi, arimaramo imyaka igera kuri 2, nyuma abona buruse yo kujya kwiga mu Faransa. Ati ndangizayo licence, maître ndetse na doctorat. Abanyarwanda bazi ko Tito Rutaremara afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imitunganyirize y'imijyi n'ibyaro ni bake. Byashoboka ko abo ari ababanye nawe bya hafi mu muryango wa FPR Inkotanyi, bo bakoranye mu nzego zitandukanye z'igihugu cyangwa se abo bafitanye isano y'amaraso. Abajijwe impamvu abantu batamwita Dr Rutaremara yasubije agira ati nuko ntari umuganga kandi sinigeze bikoresha. Urumva se ibyo ari biki? Tito Rutaremara ntiyambara karuvate, bitandukanye nuko bimeze ku bandi banyacyubahiro benshi. Asobanura ko nk'umuntu uba muri Afurika hashyuha aho abenshi baba rero bakwiye kwambara imyambaro yoroshye, yabonye atari ngombwa ko yakambara karuvate. Yagize ati ni iki se karuvate, wowe kuki uyambara? Nuko numva ntacyo ivuze muri Afurika hasanzwe hashyushye, i Burayi bikubitiramo ko haba hakonje. Abajijwe niba i Burayi ho yarayambaraga yasubije agira ati oya, nakubitagamo igifurari. Ati nuko nanga kwizirika. Abenshi mu Rwanda barasenga, n'abakristu n'abayisilamu, harimo n'abake berura bakavuga ko Imana basenga ari y'u Rwanda yabayeho mbere y'uko abakoloni b'Abadage n'Ababiligi batangira gutegeka iki gihugu cy'u Rwanda. Tito Rutaremara yavuze ko we nta dini agira kandi ko atasenga Imana y'u Rwanda abenshi bakunze bakomeyeho. Ati nta dini ngira, buri wese agomba kugira idini, Imana y'u Rwanda nayo ntayo. Ati kubera ko ntabyemera. Wowe se kubera iki ufite Imana ya Israel? Yasobanuye ko nubwo atagira idini akaba nta mana asenga, yubaha abafite imyemerere itandukanye niye, akajyana nabo mu nsengero
iyo bamutumiye. Iryo niryo banga rimufasha kubana nabo neza. Ati uwemera Imana ye rwose ndamwubaha, ati ndabimwubahira igihe bimushimishije yanambwira ati ngwino umerekezeyo, nkamwerekeza ngakora n'ibyo akoze mu kumuha icyo cyubahiro, yaba umuyisilamu yaba umuporoso yaba umunyagatolika, nkumva ari uburenganzira bwabo ariko nanjye bakampa ubwanjye. Uwo ni Tito Rutaremara. Uyu mugabo rero nkunda ko ari umunyabwenge. Imana ni imyumvire, ati ntibaho mu buryo bufatika, atituye mu mitwe y'abayemera gusa. Abantu nibo barema Imana, si Imana irema abantu. Niyo mpamvu rero ibuza umwirabura kunywa inzoga ariko akarongora abagore benshi, ikemerera umuromani kugira umugore umwe cyangwa akamureka ariko akinywera inzoga. Icyo ni igitekerezo cy'umuntu. Ati wamenya usenga iyihe? Hano Bible baravuga ko Imana ari umugabo umugore. Ati biblical sources usually refer to God using male or paternal words and symbolism. Ati notable exceptions include Genesis igice cya mbere 26 kugeza ku 27. Rero agira atanga ibintu byinshi cyane. Nta mpamvu yo gusenga Imana zabanye nyinshi cyane ziyobya uburari. Ati wamenya se usenga iyihe nziza kurusha izindi? Ati maze nanjye nkabona ngasenga. Ati basenga bino nugwa Imana Yesu, ati Bikira Mariya, marayika, ishapure, mutagatifu, izuba, inyenyeri, inka, ati Buddha, Krishna, Nyabingi, Yehova n'ibindi. Ati kibabaje ku banyamadini nuko umunsi yapfuye bazabeshya ko yitabye Imana, ati mu ijuru bazamusomera misa babanje gusaba umuryango we amafaranga. Ati nyamara we atemera Imana nk'uko yabyivugiye. Igihe abanyamakuru ati bamubazaga niba yemera Imana, yarabajije ati se yo yaremwe nande? Nibuze ati yemere ko Imana yamuremye, niyo yamuhaye ubwenge, ibyo kurya, umwuka ahumeka, amazi anywa, amenye ko niba ashaka kuzuka ku munsi wa nyuma agahabwa ubuzima bw'iteka, Imana imusaba kuyishaka ashyizeho umwete, ntiyibere gusa mu gushaka iby'isi. Bible ivuga ko abibera mu by'isi gusa batazazuka kuri uwo munsi. Iyo bapfuye biba birangiye, batazongera kubaho, nubwo bababeshya kuba bitabye Imana. Siko Bible ibivuga. Tugaruke kuri Madame Scovia, umunyamakuru rero Mutesi Scovia akaba n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, Rwanda Media Commission. Ari mu byishimo bikomeye cyane kubwo gutera indi ntambwe agashinga Mama Rwagasabo TV. Ni ibintu rero yaharaniye, anahura n'inzitizi nyinshi cyane ariko kudacika intege rero bibyara imbuto. Uyu munyamakuru yavuze ko ubwo yatangiraga ikinyamakuru cye byari bigoye ku buryo nta na mudasobwa yari afite. Mu birori byo kumurika iyi televiziyo byabaye ku 23 Ugushyingo 25, Mutesi Scovia yagarutse ku rugendo rwe rw'itangazamakuru rutari rworoshye. Igitekerezo cyo gushinga iyi televiziyo cyaje mu Gushyingo 2011 ubwo yakoreraga Flash TV. Yahise rero ajya kwandikisha icyo kinyamakuru mu rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, ariko ingorane ziba nyinshi cyane no kubona imashini bigoye. Ati nashinze ikinyamakuru ntagira mudasobwa yo kwandikamo. Nibuka ko imashini ya mbere nayiguze mu mafaranga nari narabonye mu mahugurwa yategurwaga n'inama nkuru y'itangazamakuru. Amafaranga batangaga yo kurya ati no kuryama ndayarondereza, ati birangira rero nguzemo mudasobwa. Gushinga televiziyo kuri Mutesi Scovia byari inzozi ku buryo kuzikabya nawe atabyumvishaga. Impamvu nuko bisaba ibintu byinshi cyane bitandukanye. Mutesi Scovia yari ufite imishinga myinshi cyane ariko nta mikoro, yakomeje gukora cyane ndetse aza no gufungura YouTube channel, agenda akora ibiganiro birakundwa, bituma yumva ko gushinga televiziyo bikomeye. Ibyo byaje rero kugira imbaraga muri Gicurasi 2022 ubwo yagiraga igitekerezo avuga ko cyakomotse ku mushinga wari wazanywe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP, hateguwe wo gufasha guteza imbere itangazamakuru. Ati ku nshuro ya mbere nari nakoze umushinga wanjye uratsindwa gusa, ariko ku nshuro ya kabiri waratsinze kubera ko nari nawuteguye neza. Ati ndatsinda, bampa miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri ibi birori kandi Mutesi Scovia yakusanyije amafaranga arenga miliyoni 14 yo kumufasha guteza imbere iyi televiziyo nshya imaze umwaka itangiye. Mu birori byo gutaha iyi televiziyo Mutesi Scovia yunganiwe n'abantu batandukanye bamuha inkunga nka Apotre Mignone Kabera yatanze inkunga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, Coach Gael atanga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, Perezida wa Gorilla FC Mudaheranwa Haji Yusufu atanga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'abandi batandukanye bakaba bagiye batanga rero ku butunzi bwabo kugira ngo bashyigikire iyi televiziyo Mama Rwagasabo TV ya Madame Mutesi Scovia. Akaba rero n'umuyobozi wa RMC, Rwanda Media Commission, urwego rw'abanyamakuru bige